Okay, hello again is my guys. Mwongeye kwirwa mugo mumeze mute. Okay, twagiye n'inkuru yacu Kuki Arinjye. Ni inkuru y'ubuzima bw'umusore uri kutugana witwa Peter ariwe muhire. Okay, mu gice cya 13 duheruka ubwo Peter yari agiye gushaka akazi ko kuba umushoferi. Ese ko duheruka hari ibyo abonye yari ibiki? Okay, aho utarakanda subscribe turagushishikariza gukanda subscribe kandi ugakanda like, share na comment kugira ngo n'abandi babashe kubona ibyo dukora hano ku isi ya TV. Wowe wamaze gukanda subscribe turagushimiye, kandi nawe udukurikirana wicecekeye kanda subscribe kugira ngo udutere inkunga. Okay, igice cya 14 ubwo tukiri aho abo bagabo bari gutera ubuse, nagiye kubona mbona umukobwa mwiza ushinguye w'imibiri yombi aje muri salo yicara impande ya wa mugabo. Okay, none se musore uri tayari guhita utangira akazi? Okay, none se musore uri tayari guhita utangira akazi? Njyewe nta kibazo nditeguye rwose. Wa mugabo: harya ubundi witwa nde sha? Uzi ko nibagiye kuko bazizina, njyewe nitwa Peter. Wa mugabo: rero nkuko mushuti wanjye yakubwiye, nashakaga umushoferi wo kujya antwarira uyu mukobwa wanjye. Wa mukobwa: none se papa Sandrine? Ha mugabo yitwa Papa Sandrine. we naza nawe uzamushakira umushoferi? Wa mugabo: oya mwana wanjye, we azajya yitwara, kereka najya yumva naniwe nta kibazo Peter azajya amutwara. Uwo mugabo wabonaga ari abakire ahantu hose, kuko imodoka bari bazifite zari nyinshi. Ahubwo uwo mugabo yakomeje avuga: wa mugabo, ahubwo se mureke tujye gufata kamwe rwose tunishimire kubw'intambwe abakobwa banjye bateye. Nta kindi Papa Sandrine ariwe wa mugabo n'umukobwa we bagiye kwitegura, nsigarana na papa Bizi ari kunganiriza. Papa Bizi: Peter, urumva umeze ute nyuma yo kubona akazi nk'aka? Njyewe n'ukuri ndishimye cyane, ibi byose ni ku bwanyu kandi nzahora mbizirikana mu mutima n'abasabira ngo Imana ibongere imigisha myinshi. Papa Bizi: nuko sha, rero ugomba kwitwararika ukaba imfura nk'uko wahoze. Utabona utangiye kubona ifaranga ukadamarara kandi urugendo rugikomeje. Njyewe ndabyumva kandi nzazirikana. N'abandi bamaze kwitegura duhita twerekera. Ari njyewe utwaye imodoka. Papa Sandrine yagiye anyobora aho ngenda nyura, tugeze ahantu hamanitse ibyapa by'inzoga, arambwira ngo mpagarare. Nahise nshyira imodoka muri parking, barangije barasohoka, njye nsigara mu modoka. Ubwo nayasigayemo niyumvira uturimbo dutuje, ngacishamo nkamwenyura. Nibwo natangiye kwibuka ubuzima bwose nanyuzemo kugeza ubwo Imana yongeye kunkorera igitangaza nkabona akazi. Numvaga ari ibidasanzwe kuri njye. Mu mutima ndavuga nti burya iyo isaha igeze imigambi y'Imana irasohora. Ubwo nakomeje gutekereza byinshi, nibaza uko Clovis amerewe, ariko ndavuga ati buriya ubwo ari kumwe na anti wiwe nta kibazo azagira. Nkiri kwibaza ibyo byose nashigukiye hejuru, numva umuntu akomanga ku kirahuri cy'imodoka kureba uwo ari we. Nasanze ari wa mukobwa wa boss. Ubwo nahise mfungura urugi vuba mpita mvuga: njyewe mumbabarire mabuja, ntago nari numvise ko muri gukomanga. We ahita amwenyura: hoya nta kibazo, harya witwa Peter? Njyewe: yego niko nitwa mabuja. Wow, akazina keza cyane, ariko ntago nitwa mabuja, ahubwo ujye umamagara Sandrine. Njyewe nzagerageza ndebe ko bizashoboka. Ninjya nibeshye nkabahamagara mabuja ntimuzanyirukane, sibyo? Ubwo Sandrine yahise aseka noneho cyane. Mbega umukobwa wasigaga neza we. Yahise avuga:
Sandrine. None se Peter ko wigumiye aho hano utaje ngo tujye gusangira? Njyewe ibyo ni ikosa rikomeye cyane, nta mukozi usangira na ba sebuje. Sandrine: oya Peter, ninde wakubeshye gutyo? Ngwino tugende, ni papa na mushuti we bambwiye ngo muze nkurebe, nze nkurebe. Ubwo nahise nsohoka mu modoka, Sandrine ajya imbere ndamukurikira. Twageze ahantu hatuje cyane nta rusaku, dusanga niho papa Sandrine na papa Bizi bicaye. Natwe turicara dutangira kuganira, ubona ko ari byiza cyane kuko nanjye byageze aho ndirekura nibagirwa ko ndi kumwe na ba boss. Iminsi yari icumye nibera mu rugo kwa Sandrine, nkajya mutwara agiye mu kazi nkongera kumucyura. Imwe mvuye kujyana Sandrine nahise nyura hamwe Bizi yakoreraga, tuba twiganira. Bizi mwana, ko mbona imicyo ari yose usigaye ukora muri ministeri? Njyewe wavana ibya bikabyaho peti, urabona ari icyahindutse Bizi? Cyangwa umwana usigaye utwara niwe wagushyize ku mico? Twese njyewe ahubwo wangu reka njye kureba mabuja nako Sandrine ku kazi. Yambwiye ko saa tatu nizigera njya kumutwara, yambwiye ko saa tatu nizigera njya kumutwara. Bizi genda shana, ndabona udukiranye twe tukiri mu bizunga. Ubwo nahise meza Bizi urutugu nawashyiraho urwe bimwe bita push, ubundi imodoka nyihaye ikiboko ngo nasanga mabuja yambuza. Nagezeyo nsanga nibwo akigera kuri parking ahita ambwira Sandrine: sha Peter, uzi igihe pe, nari ngiye kuguhamagara ngo nkubaze aho ugeze, maze njyewe kandi nta phone mfite. Ubwo wari kumpamagara kuki? Sandrine ahita yipfuka mu maso: sha nyine ndasebye, nta kundi. Ahubwo tujye kuri Infinity Hotel, tujye kuri Infinix Hotel, niho mfata lunch uyu munsi. Ubwo nafashe umuhanda twerekera kuri hotel. Tugezeyo Sandrine avamo, nsigara mu modoka nk'ibisanzwe. Ahita ambwira: Sandrine, none se ko utaza ngo tugende, urabona nisangiza? Njyewe oya mabuja nako Sandrine. Ubwo se wambona yagira ngo ngiki? Sandrine yahise amfata ukuboko ansohora mu modoka, ahita akinga, ubundi twerekera muri hotel. Tugezeyo bazana amafunguro turarya, ubona ko yishimye cyane, ariko njye naryaga nkebaguza nk'umujura. Tukiri gusangira kuko yananganizaga cyane, fone ye ihita isona, ahita yitaho. Sandrine: wow, none se shu uraza ryari ko utumye amatsiko no kugukumbura byongera? Sandrine: noneho reka nkwitegura. Ahita ava kuri fone n'ibyishimo byinshi, ahita ambwira Sandrine: sha ubu sinsubira mu kazi, ahubwo ngiye kwitegura umuvandimwe wanjye uvuye mu butumwa bw'akazi hanze, nimugoroba ndajya kumwakira kuri airport. Twari dusoje duhita dusohoka twerekera mu rugo. Ntibyatinze, umugoroba warageze, dufata umuhanda wo ku kibuga cy'indege. Twagezeyo dutegereza ko abavuye mu ndege basohoka. Ngiye kumva numva umuntu. Sandrine ariyamireye ahaguruka yiruka. Nashidutse mbona bahoberana n'undi mukobwa, bose amarira yabatanze imbere. Ubwo njyewe mu kureba nahise ntungurwa cyane, nibaza niba iyo mbona ari byo, ariko simbikuruwe neza. Iruhande rwanjye nari nicaranye n'umugabo wambaye rinete, amadarubindi, mpita nzikuramo ndazambara kugira ngo ndebe ko amaso yanjye atapfuye, maze mpita mvuga: njyewe ntibishoboka. Birashoboka se cyangwa ni njye uri kureba nabi? Yaryoshye kabisa. Ntuzacikwe n'igice cya 15, kandi ngushimira wowe umaze kumva ino nkuru, kandi ukaba wamaze gukanda subscribe. wowe utaranayikanda nawe yikande kugira ngo dukomezanye. Ubwo Peter abaye umushoferi noneho. Ese ibyo bizamuhira? Ariko se abonye iki gituma yaka nk'umusazi w'abandi, yaka umusaza w'abandi rinete? Ntuzacikwe n'igice cya 15.
wowe utarakanda subscribe turakwibutsa ko ushobora kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tugushyira hano kuri channel yacu ya Isiano TV, filime zisobanuye ndetse na comedy, kandi tunagushishikariza gukora share na like na comment kugira ngo tubashe kudutera courage. Okay, ni Alex Twizere ubategura inkuru kandi akaba ari nawe uyibasomera, ari nawe uyibaganiriza. Okay, ciao.